waba yarabigizemo uruhare akora ibibi, icyo gihe aba agomba kumva ko ageze igihe cyo kwiga no kugira ngo yegere abantu. Ibyo rero ntabwo yabikora atabikoreye hahandi aho atuye, cyangwa se hahandi n'ubundi mu bo yabanye nabo, kugira ngo nibura abo bantu ubwabo bari hamwe bongere bagirane icyizere. Nibo nababwiraga nti noneho ba bandi nabo bari mu mahanga hirya hino, nabo bacyo gihe baraza bakabafasha bakabafata mu mugongo, cyangwa se no kuvuga ngo bari kubakomeza kugira ngo icyo kintu gishobora kubakwa koko nyabyo nuko abantu nabo ubwabo nabo bashyizeho akabo, bakagenda nabo bakabegera ba bandi bakomeretse bafite ibikomere, nabo bakubona ko nabo koko bashyigikiwe, bakabona ko noneho bidashoboka ko ntawe ushobora kuzajya kujya abafata inkoni ngo bakubite uko yishakiye, ko ibyo bidashoboka, ahubwo hari amategeko agomba kugenga abantu. Ikindi kiba gikomeye muri ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo za nzego eshatu ntabwo noneho perezidanse nk'uko tugenda tubona mu bihugu hirya hino n'ahandi hose, ntabwo yaba ifite ubwo bushobozi. Perezida ntabwo yaba afite ubwo bushobozi bwo kwikorera ibyo yishakiye, kubera ko ikindi twagombye kubona ngo ni uko n'abandi bashaka kujya kubikora aho babandi basanzwe baragiwe nk'amatungo, ibyo nabo ntabwo yabitinyuka, kubera ko nabo ubwabo yagenda akahasanga abandi nanone nabo bakomeye. kandi icyo niyo kibabwira nti iyo rimwe na rimwe igihe bimwe babitekerezaho bakumva bagani, ntabwo muri uyu myaka turimo ubu ngubu niyo abantu dufite hirya hino ku isi hose, ntabwo ari turi cya gihugu cyo mu mwaka w'igihumbi magana cyenda 50 cyangwa 40 nta nubwo turi cya gihugu cy'imyaka cyo mu 1980. ubu turi mu myaka abantu bose bamaze kujijuka, byose ubu bari kubona ubu afite imbaraga n'ubushobozi bwo kuba babwira n'uwo perezida avuga ati tigasopa ibyo ntiwongere, kandi akabyumva, kubera ko nta mbaraga zindi yaba afite zindi. izo mpamvu muri iyo kubaka ibyo twakubaka byose, aho hantu tuba tugomba gushyiraho reveru. hari ahantu uba ugomba kuvuga ati aha ndahafunze, nta rufunguzo ufite rwo kwinjira hariya, ntabwo ari ahawe. la haute autorité de la fonction publique ni akazi uhawe, igihe utari gusohoza inshingano turakwirukana. ugahawe nande? ni twebwe rubanda tukaguhaye. ubutegetsi mu maboko ya rubanda. la haute autorité de la magistrature, urakora akazi kuko amategeko ntabwo ari wowe wayashyizeho, amategeko twarayizeho, twatanze ibyifuzo mu mategeko, turayishyiraho, turayemeranywa. wowe uri kureba ko akurikizwa, ntabwo uzafata itegeko ngo uze kurinkubitisha cyangwa se ngo bagira kandi karengane kandi, kuko ntabwo uri mu bushobozi bwawe. ni ukuvuga ngo izo nzego zose kimwe n'izindi agence twagenda zishyirwaho nk'inkingi nanone zishyigikiye imibereho, haba mu by'ubukungu, haba ari mu by'uburezi, haba ari mu by'ubuhinzi, ubworozi, ibyo byakongera bikubakwa nk'uko kera twari dufite za Grenarwa, dufite za Oprovia, dufite za Trafipro, dufite ibyo ni izindi nzego za leta zaba zashyizweho, agence za leta ziri aho ngaho, nazo zitagomba kujegajega na gatoya, zikaba zifite hariho n'uburyo bwo gushyiraho abayobozi bazo kugira ngo bashobore inshingano zihoreho igihe kandi zizakomeza igihe cyose. ni ukuvuga ngo buri wese mu mwanya we n'undi mu mwanya we, ariko byose n'ubundi biba bigomba kugenda bishyigikirana cyangwa byungikana, ariko ikintu cyose gikora umwanya wacyo, ikintu cyose gifite aho ibyo gikora, gifite aho kigarukira.
I- nibwo buryo bushoboka, naho ryo gutekereza ngo haba impinduka, ngo impinduka ngo zigakorwa n'abantu ba runaka, abandi ngo hari ikintu nabonye mu minsi ishize, bamwe ariko nibwire ko wenda byari ukwigira ngo wenda bagira ngo bumve intekerezo z'abantu gusa ko bimeze, bati umuntu runaka ashobora kuba yakora na runaka na runaka na runaka, maze icyo gihe ubwo bumwe bukaza. Ntabwo ubumwe ari uko nguko bushobora bakoze, ubumwe buzava kuri ya mitima yemeye guhinduka, yamaze kumva ikibazo uko kiri, icyo kibazo ndetse none akumva ko nta gahene makiro yandi. Mu byanditswe hari ahantu batubwira y'ukuntu ngo bariya abayahudi bamaze kwica Kristo, intumwa bazaze kubabwira ati wa wundi mwishe ni wa wundi Mesiya, wa wundi dufite mu byanditswe. N'abandi babona ko byabakomeye bagize ngo babona ko bagushije ishyano, baravuga ati ibintu se tuyabura, ibintu twakoze ni ibiki? Bumvaga ko bagushije, babwira Petero hano, bavuga ati bagabo bene data, ati tugire dute ati ko twumva tugushije ishyano. Igihe natwe tutari twumva ko hari icyo kintu tugomba gushakira igisubizo, kandi igisubizo kivuye muri twebwe ntawe kitubwiye wundi, ibintu byacu byaba bigikomeye. Ubwo bumwe rero buzava kuri hantu buri wese azaba amaze kuvuga ati koko kugira ngo ibintu bigende neza hari icyo ngomba gukora. Mbere yo kuvuga ngo hari icyo ngomba gukora, ni ugutekereza ukavuga ngo mbese mu byo nabakoze cyangwa mu byo nabayemo ni igiki naba narakoze ntagomba kuba narakoze, ni igiki nirengagije gukora kandi nagomba kuba naragikoze. Icyo kwisuzuma niho havamo kwa kwihana nyakuri, niho hava cya gisubizo cyo kuvuga ngo noneho mfashe umugambi muzima wo kugira ngo muri byiza kuko nanjye byifuza, ngire icyo marira sosiyete, mbere abandi inyunganizi. Noneho nihe muri bwa bumwe n'abantu begeranye ubwabo bumve ko bagomba gushyigikirana, no bumve ko bagomba kugira ikintu cy'umugambi umwe bashaka kuwufata kandi bakacyubaka bakagikomeza. Ngibyo ibintu bishobora kuba byatuma hashobora kuba haboneka ubumwe bwakongera bukagaruka mu bantu. Kumenya, kwimenyaho ibitari byiza, ibitakwiriye, gufata umugambi muzima wo kwanga, wo kuhinduka, ahasigaye hakaba icyo kintu cyo kubana neza na mugenzi ari uwagire nabo ukamwegera bavuga ati nahemutse. Uwo kandi nyir'uguhemukirwa nawe akumva ko imbabazi zishobora kuba zatangwa. Ibyo nibyo byose, icyo nawe usanze ari ikintu n'ubundi ubwabyo birikora, kubera ko abo bantu bagiranye umutima, bagiranye ikintu cyo kuganiraho, ko cyo kuganira bakabona ikibazo kiri n'umutima. Nyiri gukora nabi cyane cyane burya niwe uba ufite urufunguzo rwo kugira ngo izo mbabazi zitangwe, ibyo byose birangire. Niwo nyiri gukora nabi niyumvemo ko hari ibyo yangije kandi ko ari byo agomba gusana. Ni umugabe nawe ujyamo, ibindi nabyo bizagenda bikurikiraho. Nuko rero nizo mpamvu mvuga nti abantu icyo gihe kikwiriye kugira ngo ubwo bumwe bwubakwe, nuko abantu nyine bashobora kugenda nyine bakongera bagasubira kuri za gakondo zabo, aho ageze kuri gakondo ye, n'undi nanone wari umuturanyi, n'abandi bose aho bahuriye mu gihe runaka bateguye, ku munsi runaka bateguye, bakagira umwanya wo kuganira no kureba ibitarabagenze neza, ingorane bahuye nazo bakaziganira, bakarushaho kubyumva, none bakavuga ati mbese burya n'iri shyano twagushije. Bagahita bafata umugambi muzo wo kuvuga bati ntibizongere, ahubwo
izo nkozi z'ibibi ntabwo tugomba kuzongera kuziha umwanya wo kugira ngo burya zabaga zigira gutya zitubwira ibindi zigira gutya, ahubwo ziri gushaka kuturimbura. Icyo gihe noneho hakafatwa izo ngamba zo kugira ngo ntihongere kugira aho abandi banyura. Ni muri ubwo buryo igihe twebwe ubwacu aho dutuye ubwo bumwe twabwubatse, abo bandi bana b'abayobozi bakagira ibyabo bashinzwe, kandi ni ukuvuga ngo nta myanzuro yindi bashobora kuba badufatira cyangwa yafatwa ku tutazi ishobora kuba yatugiraho ingaruka. Ni ukuvuga ngo nta ntambara zajya kurwanywa cyangwa zajya gukorwa cyangwa zitegurwa tutazi impamvu zazo, tutanabyemeye. Ntabwo abana bagumye kujya kuvuga ngo bagiye kujya kurwana intambara batazi impamvu zazo. Inyungu za ba gashakabuhake tukibara kubona akaga zidukururira, ni ukuvuga ngo ntacyo duhuriyeho nabo. Izo nkozi zibi zihama mu byabo. Noneho kandi igihe twamaze gushyiraho ubwo bwirinzi bwo kuvuga ngo duti imyanzuro cyangwa se ibikorwa ibi n'ibi byose, dore uburyo bizajya bikorwamo, procedure yabyo ngiye. Icyo gihe ni ukuvuga ngo hari aho nyine tuba dufunze ntihagire imyanzuro. Nizo mpamvu ntabwo twagombye kwemera yuko hagira umuntu n'umwe wagenda ngo ajye hejuru avuge ngo mugiye gufata umwanya w'ubuyobozi, wagiye gufata ubutegetsi. Ubutegetsi ni ubwa rubanda, guhama ari ubwa rubanda. Rubanda igashyiraho abayobozi, abayobozi kandi ikabakora igishakiye. Ngubwo icyatuma dushobora kuba twagira igihugu cyiza, igihugu twifuza. Igihugu twifuza ntabwo ari amashyaka, nongere mbasubiremo, kuko amashyaka ingorane zayo nabwiye nti iyo azana ibitekerezo, ni muri ya vision nabwiye top down, azana ibitekerezo agashaka kubishyira ku bantu, abemeye bakabikurikira, abandi babyanze nabo bakabyanga. Ibyo ni ukuvuga ngo umubare w'amashyaka ni nako nanone agabanya bwa bumwe, agabanyamo ibice, kandi n'ubundi umva icyo ntacyo biba bimaze, kuko ibyo bitekerezo uko byaba bingana kose biramutse bije bikaba bifite aho bigomba guca. Aho bigomba guca ni muri za nama mbabwira ngo zahandi tuvuga ngo muri ka gahugu gatoya twavuga ngo ka komine, hahandi ubuzima buhuriyeho mweza. Ibyo bitekerezo bicamo bitagomye kuvuga ngo biranyura ku bantu nta, ahubwo n'umuntu umwe atanga icyo gitekerezo cyo muri iyo nama yabaye ngombwa kwibaho, igitekerezo kigatangwa, n'undi akaba yatanga n'ikindi, noneho bakareba kuko ibikwiriye, bakavuga ati kuko ibi ngibi nibyo. Niba ari n'umushinga mwumva mwateguye mukaba mwawunogeje, mukavuga ati uyu mushinga twageraho cyangwa gutya, abantu kuvuga ngo murabuzanye, murabudusobanurire, niba tuwemeye niba byemewe, twese rubanda turavuga tuti uyu mushinga turawemeye, nukomeze ubyemere. Kuki wumva wagombye kwitwaza uvuga ngo kuko wifitiye ibindi ushaka kugeraho ugiye gukoresha uburiganya bundi ubwo ari bwose kugira ngo ukunde ubone umubare w'abantu, ari abushuka, ari abo waguze, kugira ngo ukunde ugire umubare utuma noneho ujya kubicara ku mutwe, nurangiza wigire ku nyungu zawe ushaka. Ibyo ngibyo tugomba kubyanga, tubyange, ahubwo tugere muri wa mugambi w'Imana wo kuvuga ngo mubane neza, icyo wifuza ko bagukorera ugikorere mugenzi wawe, kandi wunganire umunyantege nke, wunganire mugenzi wawe. Ngibyo ibisabwa bikwiriye. Hariho mbabwira nti hakenewe ko inyangamugayo aho ziri hirya hino ku isi ne mu gihugu hagati bose zifata icyo kibazo zikarushaho kugitekereza, zikarushaho kukinonosora. Bari bose, hari benshi bafite ubumenyi burushijeho bashobora kubinonosora,
tugashaka uwo mushinga utubereye twese, nyuma uwo mushinga tukawushyira mu mwanya wawo. Nuko ndagira ngo icyo kintu turushaho kucyumva no kugitsindagira. Ntabwo bikwiriye ko hagira twakongera gukora ikosa, twakongera kwibeshya ngo hagire umuntu ugenda yicaye ngo agiye kudutekerereza, azatubwira ibyo dukora, atuzanira n'amategeko yo kudukubitisha. Oya, haba hari bagiye kuba ikosa rikomeye, mwazongera mukabara igihe kinini cyane muri kwicuza icyatumye ibintu mubikora. Turi kujya tubibona mu bindi bihugu hirya hino, ntabwo ari ukuvuga ngo turi kubibona sinzi aho muri mu bihugu hirya hino. Nibyo nabwiye nti nta hantu ubu ngubu ku isi na hamwe hari demokarasi. Twebwe ubwo turi gutekereza muri uwo mushinga ndi kubabwira aha ngaha yuko twagombye kugabanya ubwo bushobozi bahaga perezida, ahubwo wakahamana gusa la haute autorité de la fonction publique. Ibyo bintu ni cyamanye cyonyine. Abashinzwe gushyira amategeko, intumwa za rubanda nazo ni inkingi nanone itajegajega ukwayo. Abashinzwe ubutabera nabo nayo ni indi nkingi nanone itajegajega, nk'uko iyo ngiyo nanone ya perezidansi ya haute autorité de la fonction publique nayo iba itajegajega. Uko ari eshatu zose zigakora, buri wese umwanya unini mu mwanya wayo, ntihagire ivangira iyindi. Ubwo buryo budushokeye, nyuma twareba ibyo twarushaho kubinoza kugira ngo turebe ukuntu izo nzego zarushaho kugenda zikorana ku ngingo n'iyi. Ninde ugomba gufata icyemezo cya nyuma? Ni ukuvuga ngo n'ubundi haba hari za serivisi n'ubundi bishinzwe kuba zigomba gutuma ibintu biza zihubigi byose hashobora imikoranire nayo bihari, ariko bamwe bafite ibyo bashinzwe gufataho umwanzuro, ari bafite umwanzuro bonyine, abandi bafite umwanzuro. Niba hari n'umwanzuro ugomba gufatwa mu buryo bahuriyeho, nawe ukaba wafatwa, ibyo ni ukuvuga ngo ni ibintu byakwigwaho. Ariko icyo kintu twumve ko yuko ubutegetsi ni ubwa rubanda, le pouvoir du peuple pour le peuple. Ngiki cyo bitwa demokarasi. Demokarasi ntabwo ari amashyaka menshi. Demokarasi ntuyo mikorere aho ubutegetsi buba buri mu maboko ya rubanda. Ndagira ngo kandi akantu reka tsirenge iyo uvuze rubanda, hari igihe bamwe bahita rubanda yenda akumva akajya kureba wa wundi uri wirwa mu mitabo wirwa rwana n'amatungo. Ntabwo ari twita rubanda. Wowe abandi bose bese uburyo batuvuga ngo société civile, abo bandi bose batari muri ubwo batari mu nzego z'ubuyobozi rega nabo kubera ko bajya muri ubwo buyobozi nuko bari rubanda. Rubanda ni ukuvuga ngo nabo ushobora uri umucuruzi, wikorera ibyawe, uri umushereshere umuhehe, uri muri abo ufite ubwo bumenyi bwawe, uri hehe mu mahanga hehe, ufite ibintu gukora ahandi hirya hino, uri n'urwo rubanda. ndi kuvuga abo bose bashinzwe gufata ubwo butegetsi bakabagira ubwabo, noneho bakajya bashyiraho abayobozi bayobora iki? Bayobora ya mishinga ya yindi yavuye mu biti. Iyo mishinga yavuye hehe? Yavuye muri bya bitekerezo, bya byifuzo byacu twebwe rubanda. Ngubwo iyo demokarasi tugomba kubaka, ngiyi cyagombye gutuma dufasha gukemura ibibazo dufite ubu ngubu. Icyo gihe bigatuma tuba mu kaga twabanze mu myaka myinshi cyane. Nk'uko mbabwira ngo ibi byatubaho bya demokarasi, ni ukuvuga ngo icyo kintu kitigeze kibaho aho ariho hose, tukacyubaka iwacu kandi tukagikora.
twahuye n'akaga mu bibazo byacu, twe gushaka gufata ibisubizo by'abo tubona ahandi hirya hino, kuko nta banyuze mu bibazo nk'ibyacu. twe twifitiye ibyacu ibibazo byacu, natwe tugomba gushaka n'ibisubizo byacu, nuko tugire iryo mugambi n'ishyaka ryo kugira ngo turusheho kureba kure no kureba idukwiriye. mukomere tugomba kugira ikindi gihe cyo kuzagira kureba yenda niba hari akandi kantu bakwiyongeraho, kuko hari igihe nk'ubwo mba numvise nk'igitekerezo cy'umuntu wenda nko twavugana gutya nkumva ari nk'akantu wenda k'ingingimira, kuko nk'icyo kintu cyerekeranye n'ukuntu ubutegetsi, impamvu abantu baba bagomba kuba bagomba gusubira muri gakondo. kuko hari ikintu nagiye gikomeje babwira ukuntu ngo ukuntu abantu baba bababwira ngo umuntu ugomba kugira mu mwanya uyu agomba kuba ari indakemwa mu myifatire n'umuco. uwo muntu ni ukuvuga ngo ni umuntu mwabonye ko ari inyangamugayo, koko rimwe mwamushimye. kugira ngo ajye kuba inyangamugayo ni ukuvuga ngo umuntu ni ukuvuga ko akora ibyiza. kuba akora ibyiza ni uko ya mahame n'ubundi y'Imana nayo yaduhaye yandi yo kuvuga ngo turusheho kurebera, gufasha abandi kurebera abandi ibyiza, turushaho guharanira ibyiza, ni uko uwo muntu aba baramubonyeho rwungukana. ni ukuvuga ngo rero icyo kintu cyo kuba uri kuri gakondo yawe, ushobora kujya guhura n'abo bantu musanzwe muri kumwe muri iyo mishinga yanyu, bituma hatagira nyine unyura ku ruhande. kandi ikindi ni uko icyo mbona byafasha ni uko na kwa kwihana gukenewe, kwa kundi umuntu agomba kugarurwa mu nzira, uwari warabaye yaranyuze ku ruhande, yaragize izindi ntekerezo, yaragize ikindi kubaka ibibi muri we, aho ngaho aba agiye kugira umwanya wo kwigaya, kuko ababona abasanga n'ubundi abahemukiye ari abo ngabo. kuko burya kenshi biroroha yuko inkozi y'ibibi ikora ibibi hano igahita yigira kwibera hano batayizi, ariko iyo iri ahantu bayizi, iyo bayibwiye ati genda ahandi, ndibwira ko abenshi bahita bumva ko haba icyo kintu cyo kwigaya, naho gishobora kugira imbaraga no kumva ko hagomba kuba icyo kintu cyo guhinduka no guhindura imikorere. ubwo rero reka tugire dutya, tutazashaka kandi kanya aho muri nyamuneka mu bunyegero mu gitekerezeho, kuko hari igihe rimwe na rimwe bamwe bagira ugasanga yaba yumvise akantu haba gutya gusa mu majyejuru no mu ati wati ibi ntabwo aribyo, ntabwo mbere reba fata umwanya munini wo kubitekerezaho, kuko hari igihe rimwe na rimwe haba ikibazo cyo kugira ngo usanga abantu bafashe ibintu mu kijyejuru gutya, nkaho yanabaje yenda ikibazo yanavuga ati yenda ikintu ntabwo ndi kucyumva neza, yenda ngo arusheho gusobanukirwa. iyo ntabwo ari bwo buryo bwiza. uburyo bwiza ahubwo ni uguhuza intekerezo, hakaba icyo kintu cyo kurushaho kumva ibindi bitekerezo birushaho kuba byafasha ibyawe, asigaye mu kubaka iyo kintu gikwiriye. ubwo rero tuzongera umutaha, reka no kujya kure y'aha ngaha, ubwo mu buryo mugire ishyaka ryo gukundira, ryo guharanira ibyiza, ishyaka ryo kunganira bagenzi bacu aho bari hirya hino no kubakomeza muri byose. ndabibasabira nyumisabire, tugiye tugurushaho kubisabirana, tubyifurizanya nabyo. nibwira ko Imana muri icyo gihe ijya mu ruhande rw'abo ngabo baba bashaka kugira icyo bakomeza ku bandi. ubwo naho utaha.